N'ibyishimo byinshi by'ukuntu nogoshe Bruce Melody uzikora mu musitari mani ukamukoraho neza uba ubona ari byiza cyane. aha tutinya koko ngiye gukora mu mutwe w'umusitari urenze mu gihugu hose ibintu nk'ibyo. Rega ngewe ubundi waje aba yatashye kuba nari bufate imashini nk'uko nsanzwe mbikora ntabwo nigeze nitira cyane ko bonse yazisize hanze ntabwo yazinjiranye Yego. kugira ngo batanantera ubwoba rega n'ubundi bari wansanze iwanjye nta n'impamvu yo kuntera ubwoba, ubwo rero ntabwo nari bugire ubwoba rwose. Inyogosho yakubwiye ngo umwogoshe wasanze ari isanzwe cyangwa se n'indi irenze yari irenze ku bushobozi bwawe mu bantu ugiye usanzwe wogosha bisanzwe nk'abandi bantu cyangwa se warengejeho ku mafaranga usanzwe wogoshera? nawe urabyumva, iyo ubonye umuntu wumva ko ari umukire nyine umukubita ahababaza nyine sinzi niba uri kubyumva. Ndabyumva ubwo nawe Umukubita wamukubise ahababaza, ahababaza. Ni umukubita nkangahe ahababaza. wamuciye nyine kugira ngo ubashe kumwogosha? Ahantu hageze umusitari nawe urabyumva, yaje byonyine kuhamubona byonyine baravuga ati cyakoze uriya muhungu ashobora kuba arema kuko niba atashye yishimye nawe urabyumva nyine ibintu biba ari neza cyane nyine tu. Njya nkunda kubona abantu baba baby cyangwa se b'abakobwa ari bo bantu nyine ba mbere bagaragara ahantu nk'aho habereye igikorwa nk'icyo, nabo bigeze bahita bahagaragara ati natwe ugomba udukoreho kuko twabonye urenze. ibyo birumvikana ntabwo babura, bagomba kuza byo wenda of course bahoraga baza n'ubundi bisanzwe ariko bariyongereye n'abahandi runaka bakaza nyine tukareba ibyo wagwani tukareba wagwani. Bivuze ngo muri make no kuba Bruce Melody yarakase muri salo yawe ni ishema cyangwa se yaguhaye n'abandi bakiriya benshi cyane bagiye batandukanye ku buryo ubu ngubu uhagaze neza mu kazi kawe ko kogosha cyane rwose. Ni ishema ukumva kogosha umusitari nawe urabyumva ruba ari urundi rwego winjiyemo. Yego. Njya numva ba bandi bo hirya no hino ngo bararenza ariko ikaze kuri mwese mudukurikiye hano haba mu Rwanda cyangwa se hirya no hino. Uyu munsi tubafitiye umuntu hari ikintu yaje kubabwira cyangwa se kubaganirizaho, reka tumwakire. Ikaze ku Karabyo TV. Yego ni neza cyane. Wamamagaye hano ngo nze ugira ikintu ubwira abanyarwanda se cyangwa ubagaragariza, ni igiki wumvaga ushaka kugaragariza abanyarwanda? Njyewe n'ibyishimo byinshi by'ukuntu nogoshe Bruce Melody uzikora mu musitari mani ukamukoraho neza uba ubona ari byiza cyane. Tukiri aho ngaho ngo wogoshe Bruce Melody, ku bwawe ucyogosha Bruce Melody cyangwa se ukibona ahagaze kuri salo yawe akinjira wabyitwayemo ute cyangwa se wabyakiriye ute? Byarananiye kubyakira cyane ko Bruce Melody ni ubwa mbere nari mubonye, of course yaje mu buryo ntiteguye, sinari nzi ko ari buze n'aho hantu kwasura, ariko nyine kumva byaranshimishije cyane ko ari n'umuntu mfana cyane. Ukimubona n'amabonso aba ari ku ruhande rwiwe nyine ntabwo wagizemo ubwoba ngo utinyemo ngo ushake kwanga kumwogosha? Tuganirize muri make byagenze gute gutya? Inkokiri wabishondo umukara uri kumva yari yansanze iwanjye ntago nari kugira ubwoba, ariko nanone utinyamo kuko hari abantu n'abasore nawe ubazi koko ntubo bazi koko. Mba mbabona. Noneho akivuga ngo nje kwiyogoshesha muri salo yawe nyine, wowe ku bwawe kandi turabizi ko hirya yawe no hino haba hari andi masalo akomeye agiye atandukanye, sinibaza uburyo nyine yahisemo salo yawe. Nicyo kintu nyine narasobanukirwa neza nshaka ko unamgaragariza nyine tu. Birashoboka ko yaba yarumvishe kwa mubi cyane akumva nyine ni izina rirenze, kumva nyine yaza ko hari, ariko nanone simbyumva neza nanone mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko simfite salo irenze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nyine irasanzwe. Ariko nyine nagiye kubona mbona araje, sinavuga ngo yatekerezaga gute kuko
ntabwo nigeze mbanza kuganira nawe. yego. Nawe ati ndakogosha ugifata imashini ntago watitiye intoki cyangwa se ugira ikindi kibazo uvuga ati koko ngiye gukora mu mutwe w'umusitari urenze mu gihugu hose ibintu nk'ibyo? Rega ngewe ubundi waje aba yatashye. Kuba nari bufate imashini nk'uko nsanzwe mbikora ntabwo nigeze nitira, cyane ko bonse yazisize hanze ntabwo yazinjiranye yego kugira ngo batanantera ubwoba. Rega n'ubundi bari wansanze iwanjye nta n'impamvu yo kuntera ubwoba. Ubwo rero ntabwo nari bugire ubwoba rwose. aho ngaho kuba utaragize ubwoba ndumva nyine wana ari njye nagira ubwoba ariko nyine bitewe n'uko ari umuntu w'umusitari nyine tuba tuzi, namwe mufana natwe dukunda mu Rwanda hose, nta mpamvu n'imwe yo kuba nyine twamubona ngo twikange nyine. Ariko aho ngaho nyine tukiri aho ngaho uri kumwogosha, inyogosho yakubwiye ngo umwogoshe wasanze ari isanzwe cyangwa se n'indi irenze yari irenze ku bushobozi bwawe mu bantu ugiye usanzwe wogosha? Oya, nta birenze. Urabona akari akanyogosho asanzwe yiyogoshesha agasigaho agasatsi hejuru gakarazemo ukuntu, kogosha ku mpande. Ni ibintu nari nsanzwe nogosha, usibye nyine wenda mu busanzwe hari amavuta basanzwe bashyiramo wenda umuntu aba adafite, ariko ntibikuraho ko nari nsanzwe nyogosha ibisanzwe nyine nuko byagenze. Noneho tukiri aho ngaho, akimara nyine ukimara kumwogosha nyine akakubaza ayo mavuta ukayabura cyangwa se sinzi ibindi bintu nyine bashyira mu musatsi, wumvishe nyine salo yawe ugomba kuyishyiramo ibintu bimeze gute, ibintu ukuntu nyine igomba kuba yakabaye imeze? Yego ndabyumva kuko nagiye ntembera mu masaro menshi y'i Kigali. Urabona ahangaha ni mu cyaro nyine, urahabona nawe nk'uko wahabonye. Yego, ni mu cyaro, ntabwo ibiciro byose byabingana nk'iby'i Kigali, nta nubwo nayo yego, ariko mba mfite intego z'uko nzava hano nkajya i Kigali nkajya kuhakorera, akaba ariho nshinga nanjye saro yanjye tukajya tunahahurira, kuko mba numva n'ejo azagaruka tukahahurira. Hari ibintu uvuzemo bijyanye n'ibiciro. Ukimara kumwogosha amafaranga wamwogosheye bisanzwe nk'abandi bantu cyangwa se warengejeho ku mafaranga usanzwe wogoshera? Nawe urabyumva, iyo ubonye umuntu wumva ko ari umukire nyine umukubita ahababaza nyine. Sinzi niba uri kubyumva. Ndabyumva, ubwo nawe wamukubise ahababaza. Ni ngangahe wamuciye nyine kugira ngo ubashe kumwogosha? Umuca nka bitanu ku rwego rwawe, urumva nyine waramuciye menshi. Wamuciye menshi ku rwego rwa 5,000. Nkurikije ayo nsanzwe nogoshera 5 ni menshi rwose, sinabitindaho. None se we mu kujya kukwishyura yarajijinganyije cyangwa se yishyuye nyine ubona ko nta nicyo bimubwiye? Tubwireho muri ubwo buryo. Nawe yabuze ahamera, nta nicyo yigeze amvugisha. Yarambwiye ati nta kibazo umuhungu wanjye nkoreye ibintu byiza, n'ubutaha nshobora kuzagaruka inahangaha nkahita nza nkiyogoshesha. Wumva noneho muri wowe wumva ukoreye amafaranga menshi. Yaguhaye ayo 5 gusa cyangwa yarengejeho n'agatibo? Ako gatipe rero niko dushaka kumenya ngo yarengejeho amafaranga angana iki ku mafaranga wari umaze kumwogoshera. Yamaye inote ya 5 numva birahagije byonyine. Byonyine numvaga bihagije pe, cyane ko noneho ari umufana numvaga ntashaka kumukonsoma. Yego. Noneho ukiri aho ngaho ni n'umufana wawe nyine turabyumva, ariko nyine nk'umuntu w'umusitari ufite amafaranga, ntabwo nkeka ko 5,000 byaba bibaye nyine kuri wowe. Nta kindi kintu wumvaga nyine yagukorera kirenze nyine kugira ngo na saro yawe imenyekane n'abandi basitari bajye babasha kuza bayiyogosheshamo? Nyine wifuza byinshi ukumva wanabimusaba, ariko kubera kwihagararaho cyangwa se icyubahiro cyawe wumva udashaka kugitakaza, bigaba ngombwa ko utuza nyine ntugire ikintu uvuga, ariko biba byakurenze ubundi ku buryo ubaye uri n'agakobwa wahita urira mani. Ese n'ubu byumva wowe? Kugeza kuri ubu ngubu
akimara kumara kwiyogoshesha nyine muri salo yawe, ni abandi bakiriya bagiye batandukanye hirya no hino bari baza kwiyogoshesha muri salo yawe benshi cyane kurenza umubare wakiraga ku munsi? nyine birumvikana ahantu hageze umusitari nawe urabyumva, yaje byonyine kuhamubona byonyine baravuga ati cyakoze uriya muhungu ashobora kuba arema, kuko niba atashye yishimye nawe urabyumva nyine ibintu biba ari neza cyane nyine tu. njya nkunda kubona abantu baba baby cyangwa se b'abakobwa ari bo bantu nyine ba mbere bagaragara ahantu nk'aho habereye igikorwa nk'icyo, nabo bigeze bahita bahagaragara ati natwe ugomba udukoreho kuko twabonye urenze. ibyo byo birumvikana ntago babura, bagomba kuza byo, wenda of course bahoraga baza n'ubundi bisanzwe ariko bariyongereye n'abahandi runaka bakaza nyine tukareba ibyo wagwani, tukareba wagwani kabisa. Bivuze ngo muri make no kuba Bruce Melody yarakase muri salo yawe ni ishema cyangwa se yaguhaye n'abandi bakiriya benshi cyane bagiye batandukanye ku buryo ubu ngubu uhagaze neza mu kazi kawe ko kogosha cyane rwose. Ni ishema kumva kogosha umusitari, nawe urabyumva ruba ari urundi rwego winjiyemo. Yego, njya numva ba bandi bo hirya no hino ngo bararenza, ariko numva nyine nanjye kubera ko byambaye hari ibisanzwe. yego. Turi kugana ku musozo, ni iki wabwira Bruce Melody cyangwa se n'abandi bantu bagukurikiye bashaka kuzaza muri salo yawe kwiyogosheshamo bakareba uburyo hameze? Ni nk'igiki wababwira kugira ngo nabo bagire ifemba ryo kuza kureba ahantu ukorera? Kogosha neza. Bruce Melody naramushimiye na cyane cyane kuba yarakandagiye iwanjye, ni byiza. Yego, kandi umuntu muri aho umusitari kuba yaraje akahagera tukabikora neza akagenda nishimye, yego, bituma byatumye ankururira abakiriya n'ibindi. kubera iki? kubera ibintu namukoreye byiza, ntabashishikariza kuza bakareba ukuntu bimeze, mbikora neza cyane. Tubashimira mwe mwadukurikiye, ibiganiro byacu ni ibigaruka. Ciao ciao.